Mwaramutse. Ni gahunda n'uburyo bwo gukomeza gukosora ibizamini bya leta byakozwe mu mashami y'indimi no muri toronkome mu cyiciro rusange. Nk'ibisanzwe rero ni njyewe turi kumwe, wenda ni gahunda twatangiye mu gihe nari ndi umwarimu, ntabwo wenda nkiriwe, ariko iyo gahunda ntabwo igomba guhagarara kuko n'imirimo n'ubundi nagiyemo idahabanye cyane n'uburezi. Ndacyari REB Master Trainer, umwarimu uhugura abandi muri Rwanda Basic Education Board, kandi akazi ka buri munsi ariko wenda ntikakiri kwigisha nk'uko wenda byari bimeze mbere. Ubu nkora muri NESA, nkaba nshinzwe ubugenzuzi inspection, abandi inspector. Rero tudatinze reka n'ubundi dukosore ikizamini cya 2017 cyo mu mashami y'indimi cyakozwe mu 2017. Nk'ibisanzwe ikizamini cyose gitangirana n'amategeko n'amabwiriza akigenga nk'uko mubibona. Iki kizamini cyari gifite amategeko n'amabwiriza akigenga, cyari gifite ibice bigera muri 4 bikuru bifite amanota 100. Umwandiko wa mbere w'umudandura, umwana w'ikirara, twakagombye kuwusoma twitonze kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo byose byawubajijweho. Ni umwandiko mu by'ukuri usa naho ari muremure, ariko tugomba kunyuzamo amaso tukawusoma twitonze kugira ngo tubashe gusubiza ibibazo byawubajijweho. Ntabwo wabasha kubisubiza mu by'ukuri utabashije gusa n'ucengera ibyo bibazo ngo wumve icyerekezo cyabyo. Ikibazo cya mbere n'igisubizo cyabyo. Ikibazo cya mbere, cya kabiri, ngibi ibisubizo ndabona hano narashyizemo ibisubizo gusa, ibibazo ntabyo nashyizemo. Igisubizo cy'icya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi, icya munani, icya cyenda. Ikibazo cya 10, gusobanura amagambo akurikira ngayo. Icya 11 ngicyo, gusimbuza amagambo akurikira yo bihuje impuzanyito zayo. Hakaza igice cya gatatu cy'ikibonezamvugo gitangirira ku kibazo cya 12. Ikibazo cya 12 mu by'ukuri kibaza ku bijyanye n'ubwoko bw'amagambo ngicyo. Icya 13 ngicyo. Icya 14, icya 15 ni ikibazo cyo gusesengura interuro ku giti. Ikibazo cya 16, cya 17, icya 18 ngicyo. Icya 19, icya 20, icya 21 kugenda 2, 23, icya 24 ngicyo n'igisubizo cyacyo. Hanyuma akazi cya 25 kihanga mwandiko, aho batanze insanganyamatsiko umuntu yagomba gutoramo izo abasha kwiyumvamo. Umwandiko ntekerezo, umwandiko usanzwe duhimba dukurikije isuku n'imigaragarire, imbata, uburebure, imyandikire inoza mvuga, ingingo. Hanyuma hakaza insanganyamatsiko ya B ariyo gukora inyandiko mvugo. Inyandiko mvugo mu by'ukuri ifite amategeko n'amabwiriza yigenga nk'uko tuyabona hano tugomba gukurikiza mu gihe turimo turawurema. Rero muri makeya ndumva icyo kizamini cya 2017 ari uko cyari gihagaze. Ibisubizo byacyo ni ibingibi byose muri rusange, ndetse n'ibisubizo ndetse n'ibibazo byacyo ni ibintu twagombaga kwitaho, hanyuma tukamenya mu by'ukuri uko bimeze. Ibibazo mu gihe murimo murabyiga n'ibisubizo byabyo ni ibintu mugomba kwitaho mukamenya mu by'ukuri uko mubitwara. Ntabwo ari ukuboroka gusa ibisubizo, kuko nta kintu byakumarira kuboroka ibisubizo. Ikiza ni ukumenya ikibazo cyabajijwe, ukabona n'igisubizo cyacyo, ukagenda ukabasha gukora isubiramo mu bijyanye na chapitre icyo kibazo cyari gishingiyeho. Rero ndumva ari akagaruka tuzasubukura turebera hamwe ibisubizo by'ikizamini cya 2018. Reka mbe mbasezereye hano, n'ubundi ni ngiye twari turi kumwe. Bye.